turashimira bene data bateguye igikorwa nk'iki ngiki. Turizera ko buri muntu wese atari bugume uko yarari. Icyo twifuza nuko Imana iduha ububyutse mu gihe nk'iki ngiki, kaduha kubaho ubuzima bwo kuyinezeza, bwo kwishimisha. Tunezererwa agakiza k'Umwami Yesu yaduhaye. Tureke kugundirwa n'iby'isi. Mu izina rya Yesu ndatura ubuzima kuri buri wese. Izina twahawe gukirirwamo. Hafi y'umusaraba aho iteka niho mperwa kubuntu amazi y'ubugingo niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nageze nshobewe nsinzwe n'urubanza, Yesu arambabarira angotesha urukundo. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niwutuma nemera kwanga iby'isi rwose, kuko ari unkundisha Yesu wapfiriye. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Izina nkunda ni irya Yesu rine
ryandimbaza nawe Mana ndivuge n'irya Yesu. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Oh, Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Shima umwami wo mw'ijuru, nanga ibyo mushimisha. Nari mboshywa arambora, nari ndwaye arankiza. Tumushime, 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 niwe mwamuhoraho. Yo, tumushime, tumushime, yo, tumushime, tumushime, oh, tumushime, tumushime, niwe mwamuhoraho. Basogokuruza kera bari mu mubabaro, abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo. Yo, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, yo, nanone tumwizigire, kwari uko yahoze. Yo, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ari uko yahoze. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, oh, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Oh, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Oh, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Yemwe bamarayika beza, nimushime Uwiteka. Namwe bera bo mw'ijuru, bavuye mw'isi yose, oh, duhimbaze imbabazi ze. Ese mushimane natwe, ese mushimane natwe.
mushimane natwe, mbese mushimane natwe, mbese mushimane natwe, irigira uhoraho. Oh, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Oh, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Gifite umukiza ujya uvugira ku Mana, inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamubaka umukiza wawe. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe ndiko musabira. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe ndiko musabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko musabira. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko musabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, wabacunguwe atubikiyeyo. Yangira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjyeyo. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasa ngo yahawe nawe. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko musabira. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko gusabira. Numara kumwemera nk'umwana
wahamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wawe nawe. Jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe niko musabira. Abanga ni wowe bavoma ukumenya, abera ni wowe bakesha kwera, amasoko yo muri wowe nakama, ushimangirisha imisozi imbaraga zawe, unyagurira ubwenge unyuzuza imbaraga z'umutima. Umunsi wawe uzansange nkiri mu mwuka, ushikamirisha imbaraga z'ibitagaragara, ungwirize gukomera ku ntego y'agakiza, ngo bitume nagura n'ibyishimo mpishiwe, bitazashira ibyo nzaraganwa n'abera. Ugendane nanjye mwami wanjye, mu gihugu cy'umutima wanjye, akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Ugendane nanjye mwami wanjye, mu gihugu cy'umutima wanjye, akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo, yambereye inkingi nishingikiriza w'amanywa n'ijoro, yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye. Jye nahisemo kwibera hari amagambo ankomeza, zafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha. Ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Erega agakiza kawe Yesu kampa induri y'ubuzima, wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye.
ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika yo ntabwo nzicuza mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Amen. Mwiriwe neza bene data, amazina yanjye ni Nkurunziza Denis, nkaba ndi umuyobozi wa New Generation for Revival. Dukomeje kubashimira uburyo twabanye ejo mu giterane cyacu umunsi wa mbere hamwe n'umukozi w'Imana Reverend Dr. Antoine Rutayisire ndetse n'abaramyi batandukanye. Turizera neza ko mwahawe umugisha. Uyu munsi rero twongeye kubibutsa ko turi mu giterane Heart Cry for Revival cyateguwe na New Generation for Revival Ministries. Ni igiterane dusenga, dufata igihe cyo gusenga, cyo kwiga ijambo ry'Imana rijyanye n'ububyutse. Umutima wacu uraniha wifuza ububyutse. New Generation for Revival ni ministeri yatangijwe cyangwa se igizwe n'urubyiruko. Tukaba twaratangiye uyu mwaka mu kwezi kwa mbere. Turashima Imana ku byo imaze kutugezaho. Turashimira buri muntu wese wagize uruhare mu bikorwa byacu twakoze, mu biterane byacu twakoze, ari abatekinisiye, ari famiye y'aba partners ibasha gutanga inkunga. Mwese Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndetse New Generation for Revival dufite icyizere ko Imana izadusukaho umwuka w'ububyutse. Ngira ngo ejo nababwiye ku bijyanye n'iyerekwa cyangwa se na vision na mission ya New Generation for Revival. Uyu munsi nifuzaga kubabwira gatoya uko New Generation for Revival yashinzwe. New Generation for Revival ni ihishurirwa Imana yaduhaye, ni umutwaro Imana yadushyizeho wo gusengera ububyutse, wo gusaba Imana kugira ngo itwohereze ububyutse, yongere yohereze imbaraga z'umwuka wera mu mitima y'Abanyarwanda cyangwa se mu itorero rya Kristo mu Rwanda. Niryo sengesho ryacu rya buri munsi kugira ngo twongere tubone presence y'Imana, twongere tubone ukubaho kw'Imana mu matorero yacu, mu materaniro yacu, mu biterane byacu, kandi tubone umwuka wera akora ku mitima y'abantu, abantu bihana, abarwayi bakira, mbese hongera kugaruka umwuka w'ubuhanuzi uri genuine, mbese imbaraga z'umwuka wera zigakora mu buryo budasanzwe. Arsene na Salvatore, abo ngabo ni abantu twafatanyije mu murimo, nabo nkumva Imana iraduhuza, tukumva dufite umutwaro cyane wo gusengera ububyutse. Uyu munsi rero turishimira aho tugeze, turishimira n'abantu bose, itsinda ryose rya New Generation for Revival dukorana. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ikomeze kubakomeza. Mukomeze kuryoherwa n'igiterane. Turizera neza ko tugiye kwakira mu kanya panel discussion bari buganire ku bubyutse byimbitse. Ndakurarikira kuyikurikirana ntuze gucikwa. Imana ikomeze kubaha umugisha naho butaha, ndetse mukomeze muryoherwe n'igiterane cyacu cy'uyu munsi.